kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, banye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 31 Werurwe umwaka wa 2025, kuwa mbere iragira iti igishoro cya mbere ni ugutoranywa n'Imana. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 48 mu gakiza igira iti nahawe ubugingo buhoraho.
haleluya haleluya bene data. Uyu muririmbyi ajya amfasha cyane, aravuga igitero cya kabiri avuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza. Umuntu akimara gukizwa ahita agenerwa imigisha, ahita apangirwa imigisha yose ikomoka mu gakiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 44 umurongo wa mbere tugeze ku 8. Haravuga ngo ariko rero noneho umva Yakobo umugaragu wanjye, Isirayeli natoranyije, Uwiteka wakuremye akagukuza dore ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha. Aravuga ati witinya Yakobo umugaragu wanjye, Yeshuruni natoranyije, uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha, bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka yihimbiye izina rya Isirayeli. Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we, aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari jye. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga, akabitunganyiriza uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza n'ibizabaho nibabivuge, mwe kugira ubwoba ngo mutinye. Kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo kumpamya hariho indi mana ibaho itari jye. Ni koko nta kindi gitare ubwanjye sinkizi. Amen. Mbere y'uko imigisha itugeraho ubwacu cyangwa se abana bacu, Imana ibanza kuduha kubaho nk'igishoro cya mbere, ikabanza kugutoranya mu bagomba kubaho ukiri mu nda ya mama wawe. Imana iba yaragambiriye kukugira neza ndetse no guha imigisha urubyaro rwawe. Imana nimba yaragambiriye kukugira neza, ntawe uzigera ayikoma mu nkokora. Yesaya mu bice 44 umurongo wa 3 hagira hati uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Iyo Imana isezeranyije irasohoza. Nimba yaragusezeranyije imigisha kuri wowe cyangwa se ku rubyaro rwawe, humure, iyo migisha izakugeraho. Wakwibaza ngo bizaca he, ko ngo no kubona na minervare y'abana ari ikibazo. Ibuka ko ubwayo ariyo yavuze ko abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Humura kandi komera, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Dusenge. Ngata mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ndaguhimbaje ko ari wowe wadusezeranyije kutugira neza, ko ari nawe uzaduha ibyiza, ari we uzadufasha urubyaro rwacu ukarugira neza. Umwami Yesu waravuze ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Tugire neza, ibyo wadusezeranije turabitegereje, kandi ibyo watangiye gukora twarabibonye. Komeza tugire neza kandi twiteho, bane natwe muri uyu munsi. Ibyo tuza gukora byose ubiduheremo umugisha. Umwami Yesu Kristo, uhereye mu gitondo ukagera nimugoroba, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze. Amen. Imana
y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe ramwe muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda, ICCR. Shalom, shalom, ndabakunda.